Eyo beautiful people, bantu biwacu, bantu bo mu Rwanda, ahangaha turi mu majyepfo y'u Rwanda, abari kuhabona neza turi i Butare cyangwa se mu karere ka Huye, abari kubasha kureba hirya cyane murimo murabasha kubona ibisi bya Huye, umusozi mwiza cyane, andi bakunda kuvuga ngo uri murata inyuma ya Huye. Urabona neza ko turi muri gare nziza, gare ya Huye, aho tugiye gutembera Huye, ariko by'umwihariko tugenda tureba abantu baho bikorwa bagiye bakora muri iyi minsi, icyo bari gukora kugira ngo babashe kubyaza impano zabo amafaranga. Nk'uko murimo mubibona neza cyane, tugeze ku musore umeze neza cyane, umusore w'inzobe, umusore ubona ko kabisa yayobotswe n'amata, umubiri umeze neza. Mbere yo kugira ngo tumwakire, nubwo dusanze ibikoresho bigiye bitandukanye byagiye kuri tere, ariko murabona ko turi muri stoke ngari, inzu nini cyane. Twayitembereye ariko twahasanze umujene umeze neza cyane, uri ku turinete wegetseho, ubona ko rwose nta kintu ashinja Imana. Amazina yawe nyakuri bakwita amazina yego mbo kugutungura dusanze witeguye, ushobora kutwima amakuru, ariko iyo tugutunguye tugahita tugutunga kamera, kwirukanga byakugora. Ariko nta kintu biba bitwaye. Bo mbere y'uko unyibwira rero, twagira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi babanze bamenye ngo umujyi wa Huye biba bimeze bite. Ese umujyi wa Huye amafaranga ari kuboneka, cyangwa mu mujyi wa Kigali nk'uko benshi biruka bajyayo? Turagira ngo tumenye niba no mu ntara abantu bashobora gushakayo amafaranga bakayabona, aho kwirukira mu mujyi wa Kigali. Turebe niba no mu ntara ubuzima bwaho bugenda bukendereya. Hano muri Huye amafaranga yo araboneka gake, ariko buriya ntabwo ari nk'i Kigali. Kigali buriya urugero buriya nk'izina mfite n'ahangaha mbaye ndifite i Kigali, uryoshye nyine bya danje. Waba uryoshye bya danje. Nawe nyine urabizi, nawe by'akazi usanga tukarwanira kubera ko kaba ari gake. Usanga umuntu akugezeho tikanaka yanciye ariko i Kigali buri muntu wahaguha akazi. Urabizi nyine ibintu by'ibiraka nibyo mvuga. Yego. Akazi ka buri munsi ko nyine ni yandi make agatuvuga wenda kugira ka bya saundi, kugira ka bya saundi ntabwo ari cyane, ariko biradutunze muri make. Yego, turashima Imana muri make. Imana iba yagerageje ikabidukorera, ikabona ibyo kurya n'ibyo kuba umuntu yagura agakoresho. Birakenshi ngewe nkunda iyo nakoze nkaba nasagura nanakemuye n'utundi tuntu, ariko nanone cyane cyane ibintu nkunda ni ukuba iyo naguze igikoresho mba numva mfite umutuzo. Kuko buri igikoresho nicyo kigenda kizana twa dufaranga dukeya. Ushobora kugura igikoresho ejo bundi kikajya kima 5 bityo kurusha kuba nagira narya. Buriya hari ukuntu gukora ugasanga bimazemo, usanga ese igikoresho by'ibintu ikibazo wagikoresha gutya. Dusubira inyuma nyine, bari wambaye ko nitwa yego, izina ry'akazi nitwa DJ Eric. Yes. Ushobora kongeraho i Huye. Yes, hanyuma rero DJ Eric, watangiye gute ibintu bya sound? Ese niko kazi wahereyemo? Tuganirize ku buzima bwawe ho gatoya kugira ngo tuze kwinjira noneho mu by'ukora ubu ngubu ari nabyo bigutunze. Iyo naje inaha mu mwaka wa 2010, bivuze ngo maze gatandatu. Yego, ndumva itariki yari nka 11, ndabyibuka byose. Naje nacuruza ikintu cyitwa imyenda. Yego, naje nacuruza imyenda nkorera umuntu.
mubyara wanjye wanzanye inaha, ntabwo njye nizanye inaha, ntabwo ari njye nagize igitekerezo cyo kuza inaha. yego Shimira n'umuntu wanzanye Butare kuko niho nubakiye ubuzima. yego Butare buriya amufata nko mu rugo kuko nahubakiye ubuzima. Tangiye nkorera umuntu ubuzima uko nabayeho, nakoreye umuntu umwe gusa. Ariko ndamushimira cyane, ndanamwemera cyane. Ni umuntu ufata nyine nk'umuntu nubakiyeho. Umuntu rero ari Bujumbura, yagiye i Bujumbura, byabaye ngombwa ko turekurana kubw'impamvu zanjye. Agiye gukorera i Bujumbura, ngewe nguma inangaha, nza kugera ubwo byakubwira ku bijyanye n'ubuzima bwanjye, nza kugeraho by'imyenda, ubwo nari nasigaranye imyenda yo gucuruzaho mikeya kugira ngo ndebe ko nakomeza gusabwarizinga, kuko ntabwo njye nabashije kuba najyana nawe i Bujumbura. yego ariko ubu ngubu icyo navuga ni uko nyine naje guhindura umuvuno. yego Imyenda nyivamo, ninjira mu kintu cyitwa ubudisike bana. yego ubudisike bana, abatabyumva neza ubwo ni kwa kundi ujya ku muhanda ukahasanga umudije ushobora kuguha indirimbo, filime cyangwa se ibindi bintu ukeneye, uwo niwe twita umudisike bana. ubwo nibwo buzima wahise werekezamo nyuma y'uko uvuye gucuruza imyenda. tuganirize rero, ugeze noneho mu buzima bw'ubudisike bana. Ngeze mu budisike bana, reka mbanze nkubwire ukuntu nabitangiye. yego icyo gihe hari 2014. ubwo hashize imyaka 4 ugeze i Huye, kuko watubwiye ko waje 2010. winjiye mu budisike bana hashize imyaka 4 ugeze i Huye, ubwo ko wabitangiye 2014. ubwo ninjiye mu budisike bana, urabona filime yitwa Nshuti Baho. Filime yarakunzwe cyane, abanyarwanda benshi barebye agasobanuye ku gihe cya Yanga, na ba basobanuzi bandi iyo filime Nshuti Baho barayizi. Gute rero byo gucuruza agasobanuye. Iriya filime ahantu nakoreraga hari harimo umupeti witwa Atanazi wo Musanze. Yacuruzaga filime, yasizemo akamashini nyine nawe. Ariko nanone icyo nakubwira, iyo filime niyo yatumye agura imashini acuruza filime. Nawe yacuruzaga ibintu by'amaherena, nyine tw'udutako tw'abakobwa nyine dutuma abakobwa barimba imirimbo. ubwo ni ibintu bijyanye n'amabijuteri. biragoye rero kuba wasobanurira umunyarwanda uburyo filime imwe ariyo yonyine ishobora gutuma uhita ujya mu kazi. ibyo bintu filime yari iri hiti cyane, inacuruza cyane. ntakubeshye, nabonaga acuruza filime, abantu bakazana furashi, abantu ugasanga afite nk'amafurashi nka 30, kandi wenda baramusigira igihumbi. kuko yacuruzaga nk'ibihumbi 20 ku munsi. ibihumbi 20 ku munsi. kandi ubwo ndagira ngo nibutse ariyo filime imwe ya Nshuti Baho. icyo gihe filime zari zikigurwa ku mafurashi, ku masede. yego ugasanga umuntu agusigiye amafaranga nk'ibihumbi 3 kugura amasede wenda 2. icyo gihe yaguraga turuwasi akimbaningaho, byari ibintu byoroshye. yego ugasanga umuntu agusigiye 3 wenda uguze isede za 6 mbona filime iri kwinjira, umupeti yaba asohotse, abakiriya ariko bakizi, yicara ku mashini nanjye. ubundi ngende gukora iki? imyenda ariko nshobora no gutaha nta n'umwenda acuruje. ariko uyu muntu ucuruza filime wayabona amafaranga menshi. ariko ibi bintu sinabigira akazi. nuko byaje rero. kandi mba ntekereje kugura imashini yari yambaye hejuru ya 500. ubwo nyine mu buryo bwo kumenya imashini yo gukora kopi, kumenya kubaninga kuri CD, nabimenyeye aho ngaho. yego
yaba asize abakiriya bakaza nkabakorera ariko njyewe kwiga nyine ibintu ndeba ukora ntabwo bijya bimvuna. yego kwiga imashini nabimenye muri ako gato cyane nabaye n'uwo muntu menya imashini igihe kiragera nyine ntangira kwikorera imyenda mbivamo ntangira baningi nanjye ngakora gutangiranye storage nkeya yego ntangirana mashini irimo 500 shyiraho indirimbo shyiraho n'udufilime mbanguza isirano yaryo shyiraho filime ntangira kugenda nzamuka gake gake ariko ubwo natangiye n'ubundi hariho amafaranga y'abandi yari akiri icyo gihe nkakorera nk'ibihumbi 10 ku munsi umuntu ugitangira nyine ayo mafaranga ntabwo ari make kandi twibutsa abantu ko muri icyo gihe amafaranga yari agifite agaciro. ibihumbi 10 byashoboraga kugira icyo bikumarira mu buzima bwa buri munsi. icyaje gukurikiraho nyine ubwo nakomeje muri ibyo ngenda igihe twaranguriraga filime ku maseri yego muri African Movie Market i Kigali sinzi niba uhaza najyaga mpumva ku mafilime kwa Rubangura umuntu witwa Mapendo niba umuzi. Mapendo iryo zina twurumva twarabyumvaga twabaga tukiri abana twumva bayanga bamuvuga African Movie Market tubyumva tukagira ngo ni n'inzu zabayanga tutazi icyo bikora ariko abanyarwanda bumve ko ariho mwaranguraga filime yego nyine umuntu witwa sinzi nawe twajyaga ayo mazina twajyaga tuyumva mu mafilime yego ukagenda ugashaka filime muri ubwo buryo iki gihe byabaga bicyoroshye website zitaraza filime nyine ukayibona wayiguze cyangwa yaguzwe n'umuntu runaka ariko nawe wajya kuyifatira ukishyura yego arangura nyine ukagenda icyo gihe rero niho naje kwigira ngenda niyubaka gake gake wenda tuvuge hari ako kazi yego mfite storage tera 18 ibihumbi 18 muri make kugira ngo byumve yego ko batabyumva ngo watangiye ufite giga 500 gusa ndazamuka ngenda ngura akadisike buriya miliyoni akubwenge akenshi nkunda gukora akazi ariko nanone ntabwo njya ngo ncure akazi sitoke ngenda nyigura sitoke. hari akantu wari uvuze ati najyaga njya kurangura filime ariko ubu nsigaye ndanguza noneho filime yego ubwo bivuze ngo abantu ntibakivunika nk'uko wavunikaga ujya i Kigali ugiye kuzizanayo ubu ahubwo noneho filime zisigaye zibageraho mu buhe buryo wowe uzibaha mu buhe buryo? kuvuga ngo nyuma haje kuzaho indi systeme yo kurangura kwa Mapendo yarahinduye yego ubwo ku masede hajeho koperative yitwa United n'ubundi yahozeho yego yahozeho United ngira ngo ndayizi United Street Promoters niko numvaga mubyita iya ni koperative ishinzwe abahanzi buriya narafunzwe nzira tubwire ako kantu byagenze bite rero DJ Rick waje kwisanga gute mu gihoma abanyarwanda izo nkuru ni no nari naragira n'icyangombwa cya United cyo kubana yego bana wese abagomba kuba afite icyangombwa cya United narakigira haje kuzaho kudufunga baduhora indirimbo ya Theo azize indirimbo yitwa bose babiri ya ndirimbo Theo yakoreye mu rusengero bose babireba ari nayo ndirimbo yandikiye izina Theo indirimbo yitwa miliyoni z'amadolari miliyoni turayizi byagenze bite rero agiye kubona mbona umuntu araje akaza indirimbo yitwa miliyoni z'amadolari arayifite shyira kuri flash agiye kubona mbona polisi icyo gihe ariko yari itaraje polisi iraje imashini yawe
nuko nisanze muri gereza nzira iyo ndirimbo hamwe n'abandi badice tumva ba Theo niba umuzi Theo ndamuzi yego bisi hari DJ witwa Dora Dora ndamuzi nawe twisangamo nyine twavuyemo dutanze amafaranga natangira no kugura icyangombwa yego ubwo nyine ariko njye ntabwo nabivuyemo nabigumyemo hari abahitaga babivamo kubera izo mbogamizi njyewe mbigumamo ahubwo mbishyiramo imbaraga cyane ibisabwa ndabikora kugira ngo ngire ikigo na kimwe mbangamirana yego n'ubucuruzi bw'ibihangano buriya nyine akenshi nakundaga no kwemera ko dutunzwe n'iminwa y'abandi bantu yego nk'umusobanuzi niba yakoze filime wowe ukayicuruza nyine ugomba biba byiza nyine iyo uhaye agaciro haba hari ikigo nyine gishinzwe kuba hari icyo cyamarira uwo muntu wakoze umunwa wowe ugacuruza urumva ugomba nyine kubaha nyine ibisabwa kugira ngo ugendane n'abandi nta muntu mugonganye yego byabaye nyine nacyo nyuze iyo koperative yitwa United turakorana tugendana neza hasa no kungira umwizerwa bampa n'imirimo ndetse kubona imirimo neza kubera nanjye inshingano zanjye ibindeba byagiye byiyongera yego ariko icyo navuga ntabwo nagiye nzamuka gake nanone nza kugura akabafure kamwe ikiraka cya mbere nakoze cya sonorizasiyo najyanye desktop uvuga ngo abanyarwanda bataba bari kubyumva neza ni ukuvuga ngo desktop ni cya kimashini kinini cya kimashini reka mbahe nk'urugero urabona nk'iki kintu ugashyiraho urusikirini warangiza ugashyiraho bya bindi mukanda mu byita ibiki no bya bindi mukanda biba bicometseho kuri icyo keyboard ugashyiraho keyboard screen suri n'icyo kintu wari utweretse niba ari CPU niba ari iki simbizi ibyo bintu uba biteruye uba ari byo ujyana mu kazi mu gihe abandi ubu ngubu usigaye ujyana utu laptop ndi kubona aha ngaha sanze wari urimo utekinika wari uri gukora yego yayikubise hasi nari ndi kubanza ngenzure neza byaribyo ariko sanze ni ikirahure cyamenetse yego aka kamashini nako buriya gafite amateka hasi nagatanga urabona nagahaye gatanu umuntu ashobora kuza akagasuzugura ariko akangaka buriya karimo disike ya tera yuzuyeho umuziki nabizi ufite imashini ebyiri muri ka sawundi hari na yayindi nuko ntabashije kuyizana ariko aka kamashini nanone nako ndakubaha bro yego kagize uruhare kandi karacyabikora yego nagurira ikirahure akazi karakomeza gakorwa njye ntabwo mba ngomba kugira imashini imwe kuko hari igihe usanga ufite na tere yego usanze rero ndi kureba ibyago yego isi iri imbere nako karaba kagarutse mu murongo w'akazi nuko warahita tubwira uti nagiye ku by'akazi ka mbere nagakoze njyanye desktop mu kazi byagenze bite rero dushushanyiriza uwo munsi ukuntu byari byifashe mu kazi kawe ka mbere ka sawundi ubwo watuganirije urugendo rwawe uri umudisike bana usigaye uranguza nyuma rero utubwiye ko byaje kukubyarira noneho akazi ka sawundi urumva nyine no kumenyekana kuba ndanguza nyine urumva koperative ikiza twanasimbutseho buriya urumva filime uburyo bwo kubona filime bwarahindutse yego kuvuga ngo koperative yakusanyaga abasobanuzi bose ikaduha kopi ku madisike iriho abasobanuzi buri
umusobanuzi wese ba Pike ba Rocky n'abandi ba Sankara ba Junior ba Yanga buriya nawe yarakugaburiye abantu bakugaburiye cyane rwose. Buriya hari foda yitwa amajwi mashya, ifite filime ajya kureka agasobanuye, abanje gukora filime nyinshi ko karazikora turacuruza, zirimo za Invasion USA, za Lone Survivor n'izindi ajya kubireka yabanje akora filime arazisohora koko agasobanuye. Nubwo twamubuze ariko nta musitari upfa, cyane ko n'ibihangano bye biracyariho. Hari n'ibikiza ubu ngubu mutari muzi aho byabitswe ariko bigisohoka bye tujya tubibona, ziriya ziba ari HD bagenda bavugurura. ariko ziriya filime zose tuzi nayifite MPG bakongera kuri HD iri MP4 zigaragara neza, hari ukuntu nyine abatekinisiye babikora zikaza zigaragara neza. wene narangije umusapurayinga Huye, Nyaruguru, Nyamagabe na Gisagara. Yego, nyine abo bantu bazibona bizaciraho buriya ari njye zanyuze mu biganza kuko njye nohereza disiki Kigali kuri koperative. Bibutse ko hari n'abasobanuzi basigaye dufite inanga bakorera inama. ibyo nabyo abanyarwanda baba bagomba kubimenya kuko urumva biba bigenda ba Skov, ba King, ba Sigisi. Abo ni bamwe mu basobanuzi bagiye bavuka bihuye kandi bize muri UR. Yego, bakora gasobanuye. Hari n'abo byakunze nyine ubu bagize umwuga byanya Skov. Yego, ari mu kazi cyane. tujya tubona amafilime akora yamama. Araza gusimbura Rocky muri ino minsi cyane ko mbona Rocky ari kuva mu gasobanuye. Mbo nk'abantu mwubatse kamugira undi muntu. Yego, ku buryo asigaye akabonera umwanya muke nyine bitewe na sisiteme yubatse. Hari igihe ukora ibintu bikaguhira kubaka ibindi noneho si ukuvuga ko yanze agasobanuye, ngewe namuvugira ku rundi ruhande sinanamurenganya kuko wenda agasobanuye asigaye yaduha gakeya, ariko buriya navuga ko inshingano zabaye nyinshi. Urugero gukora kuri YouTube channel imugaburira kurenza agasobanuye. yego, no kujya muri filime buri munsi usanga nyine ni ikibazo, nyine ni umwanya n'izindi diri buriya barimo tutazi. buriya iyo wamaze kwiyubaka n'inshingano n'ibikorwa byabaye byinshi, hari bimwe nyine bigenda bineteralizwa. yego, bivuze ngo impamvu navuga ko Rocky ari kugenda ava mu gasobanuye gake gakeya, kimwe na Junior. Junior we urebye no gukora filime akayirangiza manza bitamukora, kuko nyine niko biba bigomba kugenda. umuntu arakora yagera akubaka ibindi nyine, cyane ko gukora filime nabonye bivuna. iyo urebye filime umuntu yayikoze buriya warangiza ukavuga ngo uyu nguyu ushaka gukora filime biravuna. yego, kuko niba ndebye filime ye y'amasaha abiri menya ko uwayikoze we yayimazeho. umusobanuzi mwiza buriya arabanza akareba filime mbere yo kuyisobanura, arabanza akayireba akayisobanura nyuma. rimwe na rimwe ubwo hari n'igihe ayisubiramo bitewe n'uko hari ibyo atumvise neza. yego, buriya nta musobanuzi wakubwira ngo nakoze filime nayirebye filime iba imeze fresh, abakubeshya. buriya na Rocky arabanza akareba filime akabona kuyikora. hari ikibazo rero misengira cy'amatsiko ukivuga ngo hari abasobanuzi bakomeye usanga barimo bagenda bava mu kazi, mpita mbihuza n'ibibazo birimo bigenda bibugasanga umwana ukizamuka yakoze filime nziza ije gusubirwamo na wa musobanuzi umurusha izina. tuvuga urugero, hari filime tujya tubona ugasanga
yasohotse ni seri Skov yayikoze irarangira, ariko nyuma tubonye Rocky nawe yongeye ayisubiyemo. Ikibazo kiba ari iki? Kandi ko dusanga izo filime ziri ku ma website wenda ntari buvuge hano tujya tuzikuraho, ugasanga bashyize ya Skov bashyizeho n'iya Rocky. Ikibazo kiba ari iki? Ikibazo navuga ni nka kwa kundi nyine usanga hari abantu bake bakigira umunzani mu basobanuro, ugasanga nka wenda baramwagisereye tugikorera ino filime twabonye ari nziza, wenda ukiburaho nka Billionaire Bank, yego, ku bakunzi bagasobanuye abantu batayirebye ijya kumera nka La Casa de Papel, ariko nanone irimo ubwenge, irimo ubujura, irimo n'ubwenge, noneho irimo n'ibintu bya AI. Ushaka kumenya amakuru kuri AI wareba iyo filime, ni nziza. Kuko yarayikoze agera kuri 6, Skov yayirangije kera 8, kandi iraryoshye pe. Njye nayirebye ikozwe na Skov, irarenze bro, irarenze. Ubwo n'utarayirebye nawe ndayikurangira. Oya narebye ya Skov, nza kubona mbona Rocky nawe yayikoze, ariko urumva kuko nari narebye ya Skov ntabwo nari kwirirwa nsubiramo ya Rocky. Mbuga nkoranyambaga abantu baribasiye bafite batohaye filime yarebwe, byanamuciye intege zo kuyikorana ngayirangije. Yego, sinzi impamvu nyine nanjye icyo kibazo njya nkibaza, why akora filime z'abandi bakoze. Hari n'abamubwiye uzajye ku rukuta ariko uzasanga arambwiye nase ko duheruka ukora bakigana, none basigaye bakora ukigana. Hari abantu bagiye babimubwira nyine, duhaye filime twarebye ko Skov akora neza, ntabwo arishya kandi arabizi. N'ikirenze cy'abantu bajya banamugereranya na Rocky cyane, we witinya kubivuga kimwe. Ubwo nari kubikubazaho ibanga afite, kubera ko bajya bavuga ko afite agasawundi keza kandi agitangira, abantu benshi bakabyibazaho, ari naho bahita babihuriza nuko ashobora kuba ari wa muntu ushobora kuzaza ibicyuho cyabo ba Rocky tutakibona. Icyo cyo 80% nanjye niko mbibona, kuko nyine mu gihe bano bari kugenda bagira nicyo cyiza nyine cyo urangiye nkunda umuntu ukora cyane. Yego, Rocky byaramuvuze. Noneho akandi kantu nakubwira, niba ari platform y'iki gihe isigaye yihuta, nkurikije uriya muhungu Skov igihe amaze, yujuje umwaka yasohoye filime, yujuje umwaka ejo bundi kuri 20 z'ukwa kabiri, nibwo yujuje umwaka atangiye gukora filime. Ariko bro, izina afite n'abafana afite, icyo gihe yakimaze nka utanga filime iyo bakakubwira ati wapfuye nguyu wapi Sakara Junior, bariya bari bagezweho. Navuga ko uriya muhungu ibintu bye byihuse cyane, kugafata nyine kugira gutangira gukundwa byarihuse. Uhereye kuri filime ya mbere yasohoye n'iki, abantu baramurebaga ati duhe tujye kureba, umuntu agasanga yazagaruka akakubwira ati wa muhungu azabimenya bro, umuhungu utangiye gutya asa ahubwo abaho. Hari n'abasigaye bavuga ngo ni AI. Yego, icyo navuga kuri ibyo dutambikiyeho gake, ariko nanone abanyarwanda baba babikeneye buryo ukuri kuba kwiza cyane. Icyo navuga sinzi impamvu biba byabaye, ugasanga abasobanuzi bahuriye kuri filime. Wenda ikintu nayangaye, wenda urabona muri filime yitwa The Proof, iyo yayikoze hari abasobanuzi babiri bayikoze, hari uwitwa King, hari uwitwa Skov, hari n'undi, ndetse imanza ari 3 ayikora nyuma yabo, kandi n'ubundi rubanda nyamwinshi baba bayirebye. Yego, icyo navuga nyine Rocky yakunda gukora filime nziza, ariko nanone iyo yatinze sinzi niba bazi ko iyo filime yakozwe cyangwa niba ari ugupinga cyangwa gushaka gutwika abo bakoze iyo ngiyo ya mbere. Sinzi uko nagira uko nabyita, ariko biriya nabyo ntabwo ari sawa. Ntabwo biriya byo ntabwo, nta muntu nkatwe dukora umwuga wo gucuruza agasobanuro nta nubwo tubikunda. Kuko filime zirahari buri munsi zirasohoka, ntabwo Rocky yabura filime akora.
ako kantu rwose murakamunenga ntabwo wakwishimira kuba filime wayicuruje undi akaza akayikora n'ubundi ni nko kuguha ikintu se kandi nyine twe tuba dukeneye product nshyashya. Yego. Hanyuma twari dutandukiriye gato ariko ntago nakibagirwa ko wari ugeze aho utubwira ko akazi ka mbere ka sound wagiye gukora wagiye ujyanye desktop byagenze bite rero ugeze mu kazi ishusho y'uwo munsi? Naragakoze neza baranashima ndahembwa amafaranga yatahana turirimba nyine turi romantike tw'ubukwe ndabikora birakunda. Uwo muntu twakoranye nyuma yaje kundangira kandi kazi kugira ngera ku kandi kabafure urumva nahereye kuri mixer na bafure genda ngira ariko biragenda biza nubwo nyigwirirana ndacyagwirirana ariko bizaza bitewe n'Imana nyine mpamya ko Imana nayo buriba yabigizemo uruhare runini cyane. Ibintu byose nkora buriya Imana ni iya mbere Imana niyo nshyira imbere mbere na mbere Imana hagakurikiraho abantu bagiye badufasha nyine abakiriya n'iki n'abantu nyine bagenda baturangira akazi abo bantu nabo kubahwa nyine buriya njye nubaha abantu nyine buriya si ngombwa ngo umuntu ngo kukanya guha akazi ariko buriya iyo umuntu yakumenye aba azaguha akazi gusa upfa kuba wagiye ukabikora neza ugakora akazi neza abantu bakishima ugakora ibintu nyine duke ufite ukamenya kudukoresha neza abantu bakaryoherwa. Ibyo bintu nibyo nemera bikora. Hanyuma rero duhaye ishusho y'uko akazi ka mbere kari kameze, duhe rero n'ishusho y'ibyo ukora bya sound cyangwa se ku batumva sound ni uburyo hashobora kuba habaye nk'ubukwe ukabona haje nk'umuntu azanye ibyuma azanye imashini aracuranze, habaye ibirori bitandukanye mukabona yazanye ibyuma n'imashini aracuranze, ibyo bintu mujya mubibona. Hanyuma rero DJ Lick akorera mu karere ka Huye, yamaze kubaka izina mu bijyanye na sound, ariko nanone ndagira ngo abwira abanyarwanda niba ibintu bya sound ari ibintu bishobora gutunga umuntu, ari umwuga ushobora gutunga umujene ukiri muto, urubyiruko, umukobwa se. Hanyuma naduha ishusho ko abanyarwanda turabizi ko ikintu cya mbere dushyira imbere ni gender cyangwa se icyo umuhungu yakora n'umukobwa yagikora. Aho ngaho uraza kugaruka muri kano kazi kanyu, ese ubona ikigero cy'abakobwa cyo kiri kuri kangahe? Hanyuma aka kazi kanyu gashobora gutunga umuntu? Ikintu cya mbere ndi bugusubize, aka kazi katunga umuntu. Yego. Kuko njye karantunze, nzi n'abantu benshi gatunze. Aka kazi kagutunga ukabaho neza, waba ufite umuryango, abana bakiga. Yego. Upfa kuba ugakora nyine biri profession, kinyamwuga. Yes, kinyamwuga ugakunze mbere na mbere, ariko icyo navuga ni ukuba wagakunze. Yego. Buri kintu wagiye mukunda kirakunda uko byagenda kose. Icya mbere ni ukubikunda, ubundi ukabijyamo n'umutima wawe wose, kandi nanone ukamenya ukabyubaha. Njye buriya nubaha akazi, niyo mpamvu najya nyina mu kazi. Iyo ari akazi nyine ubwo ngakora ngashyizemo umutima. Si ujya ubona nkunda gupositinga ati akazi nkunda cyane. Njya mbibona cyane. Rero iyo nta positinze filime, positinga nakoze mu bukwe nyine abantu banjye iyo bizihiwe nanjye banizihiwe. Iyo abantu banjye nabashimishije nawe urishimye. Wari wakorera umuntu akakubwira ati bro nashimye bro, uwo kwizerwa wankoreye neza. Buriya bafite utumesaje twishimye nyanubona rumwe na rimwe hari akujya ugira gutyo ukajugunya kuri stati bagushimira baguha indabo zawe. Ndabikunda iyo nakoze akazi nyine bagashima. Yego. Ariko 80% nuko wenda hari umuntu nakoreye, nubwo wenda navuga ko wenda nari naramukoreye muri Anteroma. Ukabona kugira ukorera umuntu noneho muri Anteroma urabyumva? Ngenda umwangorofone nize mu Cyongereza,
cyo igifaransa ntabwo ndi francophone byangore ni ukuvuga ko ni ahantu yari yagize ibyago asaba ko mukorera mu ijoro ryo kwizihiza ubuzima bwiwe sibyo ikiriyo ndi bumufashe no mu gitondo gusezera no kujya gushyingura ndi bumufashe urugendo rwose turukorana neza nta kibazo kibaye agasawundi keza ka gasawundi keza ngira nyine nawe urabizi arangije ambwira ati rero ku mafaranga ari kukwishyura ndengejeho agacumi wakoze cyane wakoze akazi neza umuhungu wanjye bazi bro umuntu yagize ibyago wakoze neza aguhaye tipu urumva ko aho aba yishimye aba yanezerewe yego nicyo cyiza rero ni wa mumaro uva mu gukora neza mu gutanga serivisi nziza ibyo bintu nyine bituma nawe noneho ugira kuraje yo gukora cyane umunsi rero nakomeje kugira amahirwe mwubaka ibikoresho bikiyongera nkagera ku marayini iki byose aka kazi ko njye ntabwo nakavamo reka tujye noneho wari umbajije ku bijyanye na genda yego nta bantu benshi nzi igitsina gore bakora bino bintu ariko twari dufite umudije witwa Nana yari azi no gucuranga na mixayizi ubu yabivuyemo ubu ariko twari tumufite witwa Nana yakoranye n'umuntu witwa Faustino niba umuzi njya mwumva Faustino namenye ibintu bya sonorizasiyo buriya Nana nsana mukwereka rimwe na rimwe akunda kuba ari hariya ku mukoni ririya Light House sinzi imirimo ahashinzwe ariko afite imirimo nzamukwereka ariko buriya kuri mixer ni mubi cyane azi gusetinga agasawundi nawe buriya arabizi azi no kumixiga kuvanga umuziki ariko nta bantu benshi nzi bagira babikora ariko hari abakobwa baba bashaka kuza no kumbwira ngo mbigishe ariko nyuma bakitinya ikindi nanone buriya nigisha n'abana gucuranga yego buri mwana wawe kugira ngo abe ari gupfa ubusa mu biruhuko bamuzana tukamwigisha no mwuga uragabura bro yego uyu mwuga uragabura uradutunze shishikariza n'abantu kazi nyine shishikariza n'abantu kazi ko baza bakamenya ibintu bakabikora nk'akazi wabona umufotogarafi w'umukobwa ukuntu ubona bisa neza cyane njya mbabona nubwo ntazi amazina ariko mba mbona bisa neza kabisa rero na bino wabikora waba uri umukobwa waba uri umuhungu wakora akazi ka sawundi rwose sonorizasiyo ukayikora neza nta birenze bihari abakobwa baba DJ ndabazi benshi cyane ndabazi bavanga umuziki birashoboka cyane rwose upfa kuba wabikunze nyine turimo turagenda tuganira na DJ Rick ariko nanone turimo turagenda dusa naho dusatira umusozo hanyuma ishusho rero ya kano kazi kanyu ihuye ubona ari iyihe ese ubona abari muri kano kazi kanyu cyane ari abahe se nabakuzemo n'urubyiruko duha ishusho icyo navuga kuri iyo ngingo abantu bafite amazina cyane muri kano kazi ni abantu babigiyemo mbere yacu bafite amazina ariko nanone ubona nyine batakibiha imbaraga ntabwo urugero wenda Bakame nta muntu utamuzi n'abandi ntabwo ari ngombwa ariko nyine hanyuma uravuze ngo nubwo barimo bagenda bava mu kazi impamvu ni iyihe ubwo aho ntibaba babona ko bitagabura cyangwa hari ikindi kibazo ntabwo ari uko itagabura kuko buriya hari ukuntu ubona ibintu warabyubatse bikakuzamura warangiza ugashaka kubitera ishoti cyangwa nanone bitewe na generasiyo tugezemo ugasanga abantu ntibakiguha akazi bitewe hari n'ukuntu uba ukuze ushaje n'ibikoresho byawe bigasaza yego utagenda wapudete bimwe nigeze gukomozaho mbere
kurya nyine ngo ibivuye mu kazi ntuha akazi ntukapudetinge muri make umuhinzi avuye guhinga ariko isuka ahise ayibika uko yayihingishije ntiyibutse kujya niba ari ukuyoza niba ari ukugira kuyihanagura ahise ayibika iyo suka bivuze ngo imungwa vuba akenshi nyine urabona generasiyo tugezemo ntabwo waba ugikoresha mikoro y'umugozi sibyo ufate mikoro y'umugozi uvuge ngo wumve ko ari uzakoresha ahantu hose cyangwa se bafure yahiye twiteri ibyo ntubyitayeho yego cyangwa se bafure irasa nabi ntutekereje ngo ikenewe guterwa akarangi cyangwa se niba bimeze gute ni gute nayikora ikongera ikamera neza iyo kintu nyine ugasanga urabifite inzu yuzuye ibintu ariko wavuze ukumva biravuga nk'amagera ako kantu rero usanga nyine umuntu afite ibintu byinshi ariko ugasanga nta afite nawe ipfunwe zo kubijyana mu kazi cyangwa ugasanga yagiye wenda biranavuga neza ariko yabyambitse imyenda yabishe ubwo ni ukutamenya aho ni hahandi nyine uba warariye amafaranga akanakuryohera ariko ukibagirwa ko kugira ngo ibintu bizakomeze uzakenera no kugenda uzamura yego tuvuge niba wari ufite amabimu ufite iki ukeneye rayinare nk'ubu ngewe mbona rayinare ubwo ni twa tubafure dukunda kuba dutambitse ukuntu dupanze ukuntu njya nyabona mu bitaramo binini yes mbo reka se nubatemberezaho gato aka kantu gakora iki kano mbona niko muyatambikaho aka kantu se iyi ni mixer iyo ni mixer yego iyi ni mixage gifite ni ukuvuga ngo aho misengera y'ikibazo urabona ntabwo ijyaho bafure ikorana na iyi na buripo ikora ku mabimu na crossover ikora kuri sound nyine nini nyine sound nini ku mabimu nuko byagiye mu kazi yego byagiye mu kazi hanyuma wari ukitubwira iby'amabimu tubwira iby'amafuru renja udusingo bimu yego abadabo rero ziba zirimo gukora iki utu tubiri ni udusingo ushobora kuba utazi gutandukanya bimu nini na bimu ntoya iyo ufite mikoro imwe aba ari singo bimu izi ebyiri ni furu renshi aka ko hejuru aka ni aka GBR aka kaboro ni aka orijinali akaboro agapima ibiro 5 dore ubu aka ngaka ni agaterura ni nk'akajerekani urabona ko karorohereye aka ni agafuru renshi gafite ubushobozi bwo kuba gahenze kurusha iki gifuru renja cyo hasi abantu 5 badashobora guterura aha ako kaboro rero GBR n'akawoci yego kuri 600 n'andi arengaho n'imisago ubwo rero yego urumva nyine iyo mbonye udufaranga ngenda nyine ngerageza gushaka ukuntu nagura nuko nyine umuntu aba bicyanga nyine biba bicyanga ariko nanone ntacyo nashinja Imana naho ngejeje naho ngeze mbikesha Uwiteka Imana izabikora bizajya ngenda biza gake gake ubushobozi buzaboneka yego umuntu agire
ariko icyo nabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, aka kazi ntacyo gatwaye. Tunagana ku musozo, ubwo nagira ngo ugire ibyo ushishikariza abandi babonaga uyu mwuga wanyu batawuha agaciro, ugire icyo ubabwira. Twebwe dutunzwe n'ubu DJ, uretse disque bana na sound, ibyo nibyo bidutunze, wenda no gukora imashini n'ibintu, ariko njye akazi kanjye 80% ni sound system, sonorisation. Yego, njye nkora sonorisation, niyo nubatse cyane kurusha ibindi byose, birantunze. ubwira abanyarwanda ko kuyigana ngaburira, nanone disque banana yo irantunze, itunze n'umukozi wanjye uba uhari, umuntu dukorana uba uhari, nawe kandi afite abantu agaburira barenze umwe. Rero akazi kose buriya wakagiyemo neza, ukagakunda, ukagaha agaciro, ukagakora neza, kaba ari akazi bro. Nawe kandi ubwo wigira gutyo uri umudije, ndabizi MC nawe urabizi, ubwo utangiye kuneza abantu gake gake. murakizi bro, urakizi. kandi nanjye ntunze umuryango. Kano kazi kazi n'umuntu wakumva kavugana twabipfa, kuko nyine niko kazi ubu ngubu nubatse, nshaka no kuzubaka birenze. Niko kazi nubatse, nshaka no kuzubaka birenze. Bo DJ Lick, tugushimire kandi akazi kawe ukomeze waguke, kandi turagushimiye ko ubwiye abanyarwanda undi murimo bashobora kuyoboka, ibyo batekerezaga bongereho n'icyo twita sound system. Upfa kuba uri tayari kubijyamo bigiyemo, ariko nanone ukabyubaha, ukabiha agaciro. Hanyuma ababa badukurikiye baba ari benshi, wavuze ko ibi bintu byigisha, ariko nanone abantu bashobora kuguhamagara ukabaha inama, kanabigisha wa mugana wo kugira ngo abana birirwe bicaye bareba amateleviziyo, bashobora kukugana, ushobora kubaha nimero rero baguhamagaraho. Ya nimero yanjye 0783 yego 72 14 45 DJ Lick. babwira nindi ewa yubabwira nta kibazo. 0782 411 99 DJ Lick bagusanga hehe bageze Huye? Tasanze hano muri gare, utambitse ku mwarimu Sako, ndakeka wari wahabarangiyeho. Naje wasanga mu mujyi hariya hino, uturutse ku isoko ni hino yo kuri Zayoni. Uturutse hano muri gare urenga kuri Zayoni gake, ugahita ugera ahantu bacuruza inkweto. Ubwo umukire duturanye ni iriya atelier yitwa Shema Maniori, tubona kwa DJ Lick. Ubwo abantu bakunda icyo kunywa ni imbere ya City Snack. City Snack bazahita bakubona neza cyane. DJ Lick turagushimiye, Imana y'amahoro iguha umugisha. Yakoze nuko waje untunguye oya ntacyo biba bitwaye. Iminota ubu hari ahantu nagiye kujya, ariko nta kibazo, ndakubaha urabizi cyane, turubahana.